Ririmba, 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 the vocal values. Yesu ashimwe cyane. Nitwa Nyirigira Virgin Miriam. Ndi hano muri gahunda ya ririmba. Ngiye kubataramira kuri uyu munsi wa none mu ndirimbo nyinshi zitandukanye. Tuze kubana kuva ikiganiro gitangiye kugeza gishoje. Murakoze cyane. Umutima wanjye niki uko umwami wanjye amba hafi nubwo naba ndahantu ngaragara ko ndi jyenyine banzi yuko Mana undi hafi igishimisha umutima wanjye niki nuko umwami wanjye amba hafi nubwo naba ndahantu ngaragara ko ndi jyenyine banzi yuko Mana undi hafi isi yose yuzuye icyubahiro cyawe amahanga yose arabihamya ibyo ukora byose biranagaza biranagaza isi yose yuzuye icyubahiro cyawe amahanga yose arabihamya ibyo ukora byose biranagaza biranagaza igihagarika umutima wawe niki gituma wibaza iby'ejo n'ejo bundi ibyabaye kera ibiriho none n'ibizabe ejo menya yuko byose bizwi n'Imana igihagarika umutima wawe niki gituma wibaza iby'ejo n'ejo bundi ibyabaye kera ibiriho none n'ibizabe ejo menya yuko byose bizwi n'Imana isi yose yuzuye icyubahiro cyawe amahanga yose arabihamya ibyo ukora byose biranagaza biranagaza isi yose yuzuye icyubahiro cyawe amahanga yose arabihamya ibyo ukora byose biranagaza biranagaza ibyo ukora nishimye ibyo ukora mbabaye biranagaza ibyo ukora nasenze n'ibyo ukora nasenze biranagaza ibyo ukora nishimye ibyo ukora mbabaye biranagaza ibyo ukora nasenze n'ibyo ukora nasenze biranagaza isi yose yuzuye icyubahiro cyawe amahanga yose arabihamya ibyo ukora byose biranagaza biranagaza isi yose yuzuye icyubahiro amahanga
natangiye ubuhanzi nkiri muto cyane 2015 irimo kurangira hafi aho ngaho. Nari nyiri umunyeshuri sinabona uko mbikora neza, ariko aho nshoreje narabohotse mbikora neza, nanjye ngo umutima wanjye uranezerewe. N'ubu rero ndi hano kugira ngo mbabwire mukomeze mushyigikire, mubane nanjye, ashaka kuntumira mu bitaramo muri gahunda zitandukanye ndahari ku bwanyu. Kandi ikindi ibihangano byanjye ushobora kubisanga kuri YouTube channel, wandika Uwanyirigira V Miriam, wageraho ukabibona, wabikunda ukabisangiza inshuti zawe n'abavandimwe bawe. Ni ibintu byiza cyane kubona abashyigikira umuntu, ababana n'umuntu, turabyifuza kandi tujya tubibona kuri bamwe. Abantu benshi mujya mudushyikaho mukadufasha, biratunezeza cyane. Imana ibahereze umugisha. Rero turacyakomeje kubana nanga muri iyi gahunda kandi biraza kubabera nziza cyane. Murakoze cyane. Urukundo rwawe ni rwo rwanyumyeho.
bwanyijije. Umva nkubwire nshuti y'Imana, wagize amahirwe yo kuba ukiriho. Dusenga cyane mfite kwizera, iyakuremye iyagutererana, yarabyivugiye. Imbabazi zawe nizo zabikoze, urukundo rwawe nirwo rwanyumyeho. Suko nakoraga ibyo gukiranuka, ubuntu bwawe mwami nibwo bwanyijije. Ubuntu bwawe mwami nibwo bwanyijije. Imbabazi zawe nizo zabikoze, urukundo rwawe nirwo rwanyumyeho. Suko nakoraga ibyo gukiranuka, ubuntu bwawe mwami nibwo bwanyijije. Ubuntu bwawe mwami nibwo bwanyijije. Bakunzi baririmba, uyu ni umwanya mwiza twarimo n'ubundi wo kuririmba nk'uko n'ubundi iyi YouTube channel bivuga kuririmba, kandi tuba turana ngo turirimbira Imana, ndetse tunaririmba ibyiza n'imimaro yadukoreye, nk'indirimbo maze kuririmba mu kanya ivuga ku mbabazi z'Imana. Iyo turimo kuvuga imbabazi z'Imana, iyi ni indirimbo nakoze bwa kabiri ninjira muri studio, niyo ndirimbo yanjye ya kabiri. Ni indirimbo yankoze ku mutima cyane, ivuga imbabazi z'Imana, ubuntu bwayo, urukundo rwayo. Ni ibintu by'ingenzi cyane kandi bikwiye kuri buri muntu wese ufite ikintu wamenye ku mwami Imana, ufite ikintu wamenye kuri Yesu Kristo. Ni by'ingenzi cyane. Rero nishimiye kuba muri umwanya waririmba, kandi nishimiye no kuba ahantu. Ndasaba abantu bose kugira ngo badukurikire, yaba kuri channel yanjye ndetse n'iyi channel turimo kuririmbiraho, mudushyigikire, mukande subscribe, like, sharing, ndetse abantu bose bafite impano bifuza kugaragaza bagaruke hano hantu, baze baririmbire muri ririmba, baboneke muri kino kiganiro, baboneke muri buno buryo bwose, kugira ngo ntihagire umuntu uzagira impano ye igwa cyangwa se ipfa ngo yabuze aho ayikoreshereza. Ni karibu hano muri Odi Music Studio, barabafasha, barabazamurira impano zanyu uko bukeye nuko bwije. Rero turabararikiye kwe mudukurikira uko bukeye nuko bwije, yaba kuri official channel yanjye ndetse n'iyi channel y'iyi studio. Mujye mukomeza muzobane natwe. Ikindi abifuza gukoresha indirimbo, mwifuza ibikorwa bitandukanye, hano birahari bijyanye n'umuziki. Ntihazagira umuntu ubura umuntu umukorera umuziki. Hano muri Nyagatare tumeze neza, turabikora neza, namwe murayibona. Turifuza yuko rero mwadusanga, mukatugana, mukabana natwe mu buryo bwose, kandi Imana izabagira neza, ibahereza umugisha. Mu izina rya Yesu niryo mbasabiye, amen. Amahoro
nakuvaho nkajya hehe kari wowe umfitiye ubwishahishamo hano ku isi ndananizwa mu rugendo shoboza mwamume kwihanganira ibimvuna mana yanjye nakuvaho nkajya hehe kari wowe umfitiye ubwishahishamo hano ku isi ndananizwa mu rugendo shoboza mwamume kwihanganira ibimvuna bakubiswe ibyo nibyo binyugana imana yamivu y'amaraso nazamuri bakubiswe ibyo nibyo binyugana imana mana yanjye nakuvaho nkajya hehe kari wowe umfitiye ubwishahishamo hano ku isi ndananizwa mu rugendo shoboza mwamume kwihanganira ibimvuna mana yanjye nakuvaho nkajya hehe kari wowe umfitiye ubwishahishamo hano ku isi ndananizwa mu rugendo shoboza mwamume kwihanganira